aho amaso yakwereka ko uzagera niho Imana izakugeza. Imigani 23:7 aravuga ngo uko umuntu atekereza ku mutima niko ari. Amen. Reka tuganire ibintu bitatu biranga umuntu Imana izageza kuri. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Icyambere ni ukugira ibitekerezo byagutse. Haleluya, ibitekerezo byagutse. Bibiliya iravuze ngo uko umuntu atekereza ku mutima ni kari. Burya n'ibitekerezo byawe bigira amaso. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nusoma igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho ni 13 umurongo ni wa 18, Elisha agiye gupfa yahamagaye umwami amuhereza imyambi, aramubwira ngo ngaho kubita hasi. Umwami kubera ko ibitekerezo bye biratekereza ahantu hafi cyane, ibitekerezo bye birareba ahantu naho ngo aratekereza utuntu turaho ngo turi imbere yaho ngaho arareba ibintu by'imbere ye. Aramuhamagara ngo ngaho akira imyambi, afata ikiganza cye gihuza n'iki, aramubwira ngo reka ukubite. Urumva n'umuhanuzi yamufashije ngo nuko arangije ngo akubita hasi gatatu, ngo nuko Elisha arababara cyane ngaramurakarira, aramubwira ngo ndababaye, ngo iyo uza gukubita hasi karindwi ngo ari kuzatsinda Abasiriya kugeza igihe uzabarangirije, ngo ariko ubwo kubise hasi gatatu uzatsinda Siriya gatatu. Mu yandi magambo, ahantu amaso yawe akwereka kuzagera niho Imana izakugeza. Mbese ibi biva mu bitekerezo. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya. Uko utekereza ku mutima ni kuri. Amen. Icya kabiri kiranga umuntu Imana izageza kuri ni umuntu muri ugira icyo bita vision. Ndajya mbibutse ko inzozi zandikwa shiti yanjye haba kuki kabiri. Ibihanurwa byose ubyandike ku mbaho, nubwo byatinda ariko kuza ko bizaza. Haleluya. Bifite igihe byategekewe, ariko kuza ko bizagira gute bizaza. Hari abantu batajya bandika inzozi. Vision, ibintu utekereje, ibintu wamaze gutekereza, jube umurongo uvuga ngo vision yanjye imeze itya, nurangiza uyikure mu bitekerezo, nurangiza uyandike. Numara kuyandika, Bibiliya iravuze ngo ubibona wese agire gute abyitondere. Ubu ibi bihuri mucamo isi yose yugarijwe. Umuntu watekereje mbere, wanditse vision ye, akaba yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, mu bafite ubwoba ntabwo arimo. Impamvu adafite ubwoba ni iyi, aravuga ngo jye ntabwo napfana vision. Umugabo witwa Lazaro Yesu yari yaramuhaye ijambo. Haleluya. Arangije abwira Mariya na Marita, aravuga ngo ntabwo iyo ndwara ariyo kumwica, amara iminsi ine mu gituro, ariko Yesu ageze aramuzura. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndagiye kubwira, iyo wanditse vision ugatekereza, wamara gutekereza warangiza ugakuramo ibitekerezo byawe ukabihindura inzozi. Iyo wamaze kubihindura inzozi, iyo ni vision. Ni ukuvuga ngo n'umuntu uri we wese uzanye ikintu gitandukanye n'icyo wanditse, uragikasoninga ukagikura mu nzira. Jya ugerageza wandike inzozi zawe. Icya gatatu, amen, kigaragaza umuntu Imana izageza kure ni ukwatura neza, kuvuga neza. Igitabo cy'Abaheburayo igice cyawo cya 11 umurongo wa 22, Yosefu avuga iby'amagufa ye. Yosefu yari ari Gosheni, arahanurira amagufa ye, yahanurira akiriho. Aravuga ngo nipfa nimuzashyingura i Gosheni, ahubwo muzikorera amagufa yanjye muyajyane i Kanani. Ndagiye mubwira ko amagufa ya Yosefu yambutse inyanja itukura, yambuka Yorodani agera i Kanani, ariko mu bantu bari bahagurukanye bazima ntabwo bigeze bagera i Kanani.